gereza ziratandukanye. Abantu bose bumva ngo abantu bafungiye Mageragere, ariko ntago bakarasira bacyuma bande, ntago bafungiye Mageragere. Bahabica asambura zose zikabira, ariko ntago ariho bafungiye. Aya makuru mubwira, sinabaye muri gereza, ariko amaso yanjye abaye muri gereza na kamera yanjye abaye muri gereza imyaka myinshi cyane. Imyaka yose Jay Polly yari afunze twavuravuganaga yose. Ndi mu Rwanda, ndi muri Amerika, ava muri gereza ririya joro acyambere se yambwe ati the baddest, atabasaza ndabemeje ati cyametre n'ikirara, ati byanze bikunze, ati nakuru kiko rugomba kunde kwa tubundi free, nubwo ngarutse gereza nyine ni home, urabizi ndi guciringa ebane anytime soon ndagiye. Iryo joro twari twavuganye kuri telefone, abandi barabihakana iri biki, ariko buri muntu wese ufite umuntu ari muri gereza afungiwe ngo yakubise umugore ngo yatwaye yasinze ngo muravugana n'intera hamwe ziravuga bose baravuga, abatavuga irageze ibamo telefone. Nayo mpamvu urabyibuka nko kujye cya Jay Polly abantu bavuga ati se ni gute mufunga abantu barangiza mukavuga ngo bishwe n'ibyo byabwenge. Nimba ibyo byabwenge birimo ntabwo waburamo telefone kameme. So Jay Polly nuko bamwishe, yararangije urubanza rwe muri make, yagomba gusohoka bamuha buriya burozi bise ngo ni Makuruci. Makuruci nye na Jay twarayiririmbye mu ndirimbo, mugende muyumve Makuruci irimo. Ubanga ikintu umuntu aririmba aba nakizi, azi neza n'icyo kintu imba kirica cya kitica n'igihe yagifata n'igihe atagifata. Ntabwo Jay Polly afite ubwenge buke nka Kagame, ntabwo Jay Polly afite ubwenge buke nk'abantu bacunga gereza, ntabwo Jay Polly afite ubwenge buke wanabirebera no kuri bakuru be. Ni umuvugizi wa guverinoma, ni umuryango w'abantu basobanutse mu mutwe, ntabwo afite ubwenge buke nk'ubwabo ku buryo yanywa acide. So badukoreye scenario ya kabiri kuri Karekezi, tereke ibintu bisa, abantu bafite icyo bahuriyeho, ni abahanzi, ni abanyabwenge, ikindi ni abactivist. Nubwo Jay Polly we he was actually more Kagame murayazi iyo kukwica no kugira ibiki, nta yindi choice ufite, jya wemera upfane na mukuru wawe bashaka gutwara, pfana na mama wawe, pfana na murumuna wawe, ntibozongeye gukura umuntu mu nzu mudafite amatelefone, bakomanga mwita mushyiraho kamera. Abazarasumwe bihita bijya ku gihugu cyose, NRDF banayifunga burundu. Ibyo mbibabwije ukuri, nimukabone Kagame abatera ubwoba, abaterwa kujya mudakora ibimuba nawe byamubambisha mu bintu byabambisha Kagame. Umunsi polisi zakwataka rubyiruko mwana w'u Rwanda cyangwa uwari we wese, ugakurayo telefone yawe, yesi bazagukubita, ntiyatinyuka kukurasa, ntiyatinyuka kugira iki. Ariko kesi imwe ebyiri eshatu zakozwe na telefoni y'umuntu ku giti cy'uri guhohoterwa, izo zikura Kagame ku butegetsi imbere y'Imana yo mu ijuru. Nimubikora rimwe kabiri gatatu atarabuvaho muzagaruke. Yes ya nta mpamvu zo kugira ngo abantu baze kubafata ngo baje kubatwara mandadari bafite. Kagame nta muwakigira yabiberetse. First of all, umuntu agomba kuzi wawe afite mandadare y'urukiko. Umuntu yagufatira mu muhanda, yes, nabwo aragushimuta uko, ariko kuzi wawe nonaga komanga mubwira ati nyohereza mandadare yawe munsi y'urugi, uhita ushyiraho telefone yawe, ibintu byose mubivugane telefone yawe iriho. Washaka guhamagaye shera, wahamagaye badi, natwe tuzahamagara. Ibyo byose biri kuba. Imba ubona watatswe, nimero zacu zirahari, n'icyo kigo tuzashyiramo nimero nk'igihumbi, ikande uje live uvuga ati yes bari kumurikirana ibi nibi. Basha Kagame anyaga ubutaka, ntazabireka. Uvuga ati barashaka ubutaka bwanjye, dore ngaba nta mandadare bafite, bagiye kuntwara, muzamenye ko nibo ba leta. Buriya nkaja iyabimenya ko nk'umuntu nkaja nta kintu ubukirengera kuri izo ntera hamwe za Kagame. Ndabeshya shey, ariko bagira ko kantu kumera ngo babubashye ngo wenda bari bworoshye icyaha. Kagame ntajya yoroshya. Kagame n'umutsembatsembyi. Kagame yavukiye kunywa amaraso, niyo mpamvu atabyibuha. Yavukiye kunywa amaraso, nagatera hamwe kakadayimoni. So imba kohereje abantu, fata telefone, jya live, bwati dore ndi hano barambaza ibi nibi, bashaka kuntwara, nta mandadare, dore baranjyanye, muzanshakira. Icyo gihe Amnesty International zahabyukira, Bajama zahabyukira, Human Rights zahabyukira, ambasade zahabyukira, buri kintu. Kuko nanone mu Rwanda abantu bagomba kubimenya, ntago bikorerwa abanyarwanda gusa. Aba diaspora bajya mu Rwanda ntibatahe ni benshi, kandi aba diaspora baba barabakozeho kese bo batabizi.
bimwe nakuvuga ngo bari abantu n'abasazi kuko n'ubu ngubu ushobora kuzagaragara muri background ya Badrama yibere kuri telefone yibere hano kuri hoteli wajya Kigali gahita gukubita ifuni ngo ni umukozi wa Bad ngo aricaye mu nguni twaramubonye niko Kagame atekereza urabyumva kandi kuba akoresha abantu yamaze gukuramo ubwonko agaterekamo ivumbi ntago bo bajya mu mibare Natabwa rero twamubonye n'ubu turabikora yesa bakazaga kubita inyundo so umudias ubarinda kukugeraho bagafata nk'abazirika inka nkuko nabonye bazirika mucoma sivye ko nyine nta cyamukoza ni nk'abajya bambwira ngo ngazanwa se usezanye na kwa mutwe niyamugarwe njewe Kagame agize amahirwe yo kuntwara stili yangarura ikintu cyafasha Kagame no kumbona nyica kandi yanyica maze kumwica that's it. Yeah. Ikindi ndumva mu cyara bajoro ni ikintu kijyanye nuko amadata y'abanyarwanda bayagurishije bene z'abanyarwanda zigurishwa abanyamerika muri Kenya bakoze imyigaragambyo ko bazajya bacuruza izi health confidential information zabo. Muri Kenya barabyanze ariko mu Rwanda barabyemeye uravuga ngo twabigenza gute ngo byazangira baduteje nk'icyorezo ndabyumva ariko cyora cyumvise ya mbabare rero nyivugeho dore naho ngaye imyigaragambyo igomba no gutangira Kagame yica abantu ku mbaraga ibyo bintu ndagira ngo mbivuge guhera ku mategeko ari hano kugera ku isi yose n'uburenganzira bwo gutwara information iyo ranga mu Bwongereza rigiye gusohoka abongereza babwati Kagame yarabisinyiye arya amafaranga no Kagame wasinyiye ko dutesitingirwaho inkingo nta kintu atasinya ariko impfu za Kagame ubu ugiye kunyibutsa Kagame again nani maze gutuzamo gato Kagame nta kintu kimwe adasinyira abanyarwanda Kagame yadukoreyeho igeragezwa ryo gufungwa mu buryo bwa covid ahabwa amafaranga aho kugira ngo ayaduhe kandi icyo nicyo bayamuye nababwa abazungu nubwo bakora ibi byose ariko bazi kiremwa mu babwa abantu twabashenga baje noza ekonomi yabo yaguye ubucuruzi bwabo bwaraguye nk'aba Badrama bakoraga ibitaramo ntabyo baheruka amahanga yatwohereje amafaranga kagubari kaguta Kagame mbabwira ngo kubera amaraso nikanabyibuha kararya yose gashira mu nda andi aragenda we na Kabila bajya kuyakuramo intambara muri Kongo abanyarwanda murakomeza murasora icyo ni icyambere ugomba kukimenya icya kabiri Kagame kuvuga ngo ibyo bintu byo kubasinyisha ayo ma ID agaragaza information z'imiterere y'umuntu n'uwariwe ibyo bijyanye n'ikigo cy'abanyamerika gicuruza ingingo Kagame akorana nacyo nababwiye ngo Kagame acuruza ingingo z'abanyarwanda niyo mpamvu afite amagereza atemewe akoreramo ibyo bintu gupima abantu kwica abantu Kagame afata bicaye akabatraining akabashyira muri gereza harimo na ba mashomampa abana b'abaraperi ba Kicukiro hari inzinza makuru yabo bambwiye ibintu byose mashomampa ne muntu wangize paralize once nabaye paralize ayangu istafara hanga aha ureba turi muri hot side turaba tubyinana awoza gudu karate guy barabahungu barenga nka batandatu narabakubise bazabisubire barabizi narabakubise umwanshi inyuma aramfata mansha terurita faru ndi yamfata inyuma ari inkubita ariko stina abakwise bariruka you get ibyo akora muri gereza ndabizi ni umuraperi n'umuhanzi n'abavuga nabo ndabazi n'akazi bamushinze ndakazi so abo bantu bari muri gereza bakorana na FPR yababwira ati none ibintu mwakoze mwebwe muri abo gupfa muzajya mudufasha akazi dukere bo babona na komisiyo aranoga aranarya n'igihe asohoka cyaje mu mubona ari hanze ngo masho yavuye muri gereza babamuhaye ka break ni break bo bamwihera do you understand akaza gakora ibyo akora akongera agasubira muri gereza nta nubwo tujya tumenya igihe bamusubirijeyo iyo agiye kumusubiza bamushakira case nese Kagame abantu yarashe tuyoboye umubare w'abantu yashyize operation abantu bananiranye ko nkamasho mpamvu umuntu wibye insengera kiba abana kibibiki agafunga inshuro zirenga 10 uwo muntu ukimufungamo iki cyangwa ukimufunguramo iki ibya yakoze mwemera gufungwa burundu kumufungura ni ikibazo ibyakoso Kagame rero mu kugurisha ingingo ateye imbere banyarwanda byo icyo ngicyo ni mutanakigaragambiriza nta n'ikindi muzigaragambiriza kubera ko Kagame abashyira ku mariste bagiye bamenya ngo uriya Badrama muri kugenda umwijima we cyangwa impyikoze zambarana na runaka uri muri izo associations
nagira ikibazo agakenera uwo mutima ni hahandi pick up. Ariko se abantu bakeka ko Kagame ari gute yaguze pick up zirenga 50,000 akazitereka mu banyarwanda, pick up zitagira plaque, tutaza abazikoreramo ariko zitwara abantu gusa zikitwa ngo nizumutekano, mukeka ko baba bajyaye. Umukira akenera umutima, pick up zigahaguruka, zirara ntago zarazibuza umuntu zimanukana. Iyo ari ibintu noneho byihuta, ari biruhuta kuri Kagame, abafite yamaze gupima n'amaraso yabo abiza zi direct ninde. So abandi rero bashaka kumenya business ya Kagame yo gucuruza ingingo z'abantu, urugero rutoya nabaha mutari muzi mutakekaga, ni umuntu witwa Kazungu. Kazungu ni umukozi wa FPR. Kazungu bari abanyarwanda yishe mukabona bose FPR yara bizimije ikabigira Santras. FPR gashyira imbaraga mu kwirukana ku murambo ngo wa Z. Uriya murambo shanya mutekezo uzimangu uwo mugabo mvuga simuzi, urumva sheye gusa ngo yayoboye wo mu Rwanda. Ariko nabonye ukuntu leta y'u Rwanda na cya kigoryi ngo ni Olivier kirwa giza kuza umurambo ugomba kuza mu Rwanda. Ntabwo se mu Rwanda turya imirambo harya ni nka umurambo w'umwami, umugogo w'umwami. Mu gihe umurambo wa Kigeli Kagame yashatse kuweza hanze, umurambo wa mushiki wa Kigeli bwa bwoko bw'abatutsi nabwire ntibagize uzabane yawe ntiyatuma mushingura. Habayeho n'amatora mu nteko parliament ngo bemeze ko Kigeraza cyangwa se na mushiki we jondi yaheze muri Kenya iminsi nk'ingahe. Ni mushiki we n'umwana we. Oya, Kagame ikibazo ntabwo yigeze avuga ngo ahere hanze, ahubwo yarawurwaniye ashaka ko bamushyingura mu Rwanda at whatever cost, kandi yaranze ko atahari muzima. Sinzi imihamura bagiye gukorera kuri iyo mirambo y'abantu abashaka kuzana. Abantu kugira ngo abereke ko atigeze amuheza hanze. Nese ubwo icyo cyo nacyo rakibaza nicyo ngicyo. Kagame n'umukinnyi mwiza, Kagame ntabwe ngende umukinnyi wa filimi nkanazandika. Kagame script ye irandyohera, ari ushaka kuri script yabicanyi beza. Kagame is number 1 on the world. Nzanamuha award, ngiye muri award ya mbere nzatanga, nzayiha Kagame Paul, umwicanyi wa mbere mwiza, umunyakinyoma wa mbere mwiza, umunyagitugu wa mbere, umwami wa. Ikijyanye na ekonomi rero ntushobora gukira, ntushobora guhembwa amafaranga menshi FPR itabizi. Munyamekara kwica akavuga ati amusore nakwisha, ariko nabonaga biri ngombwa. Man, uko barajya kaba ngo reka teke ejo barayitangaza nkuko yapfuye. Ibyo bintu nacyo bisoma ku rupfu rwa Ntuzi ukuntu niba abantu batanga babika umuntu bameze nkaho ngo amakuru ngo ari officiel ntago araza, bakavuga ngo yapfuye, ngo yapfuye. Undi arongera arandika ngo enewe ngo ngiye mvuye ku bitaro, ngo ntabwo mukure ndashamo umwuka neza, ngo reka tureko mu gitondo hasohoka inkuru yuko yapfuye. Gutyo nuko byanditse. ntagarasha umutima umwuka neza mu gihe bavuze ko yishwe n'umutima. Ibi bintu ntabwo bagomba kuguma kubitubeshya. Ibintu tugomba kubyanga, ntarashira mu mwuka neza. Ni izo mpfu mba mvuga rero kuva Kagame akomeje kuturonshingira izo mpfu. Nta muhutu nta mututsi, by the way mukuru ari na n'umuhutu, Karasira n'umututsi, uwo bose bicwa na Kagame. Mwese uri umuhutu ushyigikiye Kagame, ushyigikiye imburu, umututsi ushyigikiye Kagame, ushyigikiye. Nansubije mwa bantu, munsubize. Kagame soon will die. Yes, thank you. Sinyibona munsubize bana. Yahizwe na die soon kwa nta mugomo uramba, ahubwo yararengereye. Munsubize. Imba yarishe ejo bundi umuvugizi wa guverinoma ari we mukuru arinda are, akaba umuhutu w'umunyamategeko, akica agahita yica Karasira, akaba umututsi warokotse jenoside w'umuprofeseri. Hanyuma Kagame kari byo natangire, niho nahereye, niho tugarutse shera mvuga ini Kagame nta nubwo kagira. Ubutazibeshya muri kwipamba ngo wabaye umututsi, ahubwo nibwa kwica cyane. Ugize n'amahirwe bura Kagame anamweka kutari umututsi, kwimwereka byo bimurya mu mutwe.
icyo kintu cyera abantu ntabwo bakize ko bazakivumbura. ubu uri kwivanga muri business se mu ka business ke ka jenoside. we abazabaze mucyo Jean de Dieu ntabwo yayoboye minisiteri business. nkeya ariko yakubiswe inyundo yazize ko ari umututsi amplisi noneho mu majyepfo uranyumva winjiye mu birindiro bye iyo utangiye kuza kuri jenoside Kagame ni ukuvuga ngo Kagame mupfa ibintu bibiri ari nabyo abantu mwirwa mwaka ko Kagame acuruza jenoside ndabaseka nkumirwa. Kagame mupfa kuvuga jenoside dasi no kumubwira ko adakwiye kuyobora abanyarwanda dasi kuki himba nka Karasira yababwiye ati njyewe nkeneye ko umuntu abara nariciwe n'ibiki imba Kagame adakorana n'intera hamwe kuki atagiye ku ruhande rwa Karasira ngo amuhe ubutabera ashaka izo ntera hamwe zishe Karasira ahubwo Kagame agahitamo kwica Kagame Karasira none se n'iki iyo mvuze ngo Kagame niwe ntera hamwe kuki ushaka kubitandukanya. Karasira yazize ko asaba ubutabera nk'umuntu warokotse jenoside akicirwa akanyongwa muri umuntu akaba ari gukorerwa iyicarubozo muri ya magereza Kagame yicamo abanyarwanda ngo tugiye kujya kuri bya byiciro bindi Kagame yiciramo abantu ko nababwiye ko jenoside ntirahagarara shera unyibutse icyo cyiciro cyo tujyamo mbwira abantu uryo jenoside yakomeje n'uryo ikomeje nayikorerwa urabyumva. Karasira kazira rero kari baza ati nge nakorewe jenoside ariko harabishe ba mama harabishe ngiye ku giti cyanjye harabishe nkeneye ubutabera. Kagame agahita avuga ati ubutabera bwa Karasira bwarangira ari ngewe ufunzwe reka nice Karasira. Nese hari ikindi gisubizo mama ukeneye kumenya ngo Kagame yakoze jenoside mu Rwanda Sheira hari ikindi gisubizo ukeneye? oya nta kindi gisubizo nkeneye niyo mpamvu ibi bintu byabo byo kwirirwa bazana aya magambo yabo niyo tuzajya tubona. Nizere ko mubambaza imbaje Kagame yaragize uruhare muri jenoside utabamo. oya ntabwo ndimo kamana ntabwo ndimo. Ibi bintu bazanye byo kwirirwa bavuga ngo bazadutera ubwoba ngo bazaduhungeta amagambo yabo bo ubwabo bizaniye niyo tugomba kubakubitisha. Nje iki kintu nshaka ko mbere yuko ugira ukomeza zira nshingano zindi hagira umuntu kuri Twitter duhereza ijambo ushobora kuba afite igitekerezo kuri uyu mushinga kuri campaign yuko ibyo bintu bazana byo guhungeta abantu natwe tubahungeta kuko nabicanyi kandi guhungeta bicanyi nta kibazo kibirimo natwe tubabuza amahoro ntihagire umuntu ujya gukora izo nama zabo mu mahoro umuntu ajya atanga amafaranga muri groupe asanga amafoto ye n'amazina ye byose twabitangaje twabipostinze n'amafaranga yatanze ko nawe ari ku rutonde rw'abantu batera inkunga bicanyi imitwe y'iterabwoba ya FPR. Reka mfungura umurongo kuri X harimo abantu baragejeje kuzamuka ariko bakongera bakaka request waba ukomeza nkareba ko mbazamura warunyoboye aka kanya mawe. Reka mbirebe ndabona birimo ndimo ndababwira rubyiruko millennials genezi ibitekerezo bishaje by'aba basaza mu byihorere niba mushaka future kuko kuzahora kera habaye ikintu ngo cyitwa kwihutura no kwitutsura ese abantu muzahora mu kwihutura no kwitutsura mwabijugunye hasi mu mwobo ngo bi mukaba abanyarwanda. Ise wa Jeannette yari hutuye yari tutsura roje yari tutsura roje yari hutura ibintu by'akavuyo birangira. Kagame ubwiwe na Jeannette bamwirasiye nibo bamwohereje aba staff bamurasa ko yarashwe na staff za RDF Murefu Leona nahise ngo mufite mama w'igihugu ngo wandikira abantu amaretere really mama w'igihugu narumiwe. oya bazajya baturataho kuza umuntu yahengetse ijosi yanambaye neza ntabwo aricyo bikimugira umuntu mwiza. Umuntu agirwa umubyeyi nuko afite umutima mwiza umuntu ntabwo agirwa umubyeyi nuko yavuze ngo shenye ngo kibondo ngo mama wararaye ugasanga abantu ngo ntabwo ngo bagikora ngo amapati ngo ntiwamenya ngo bashobora kuzamo intore ngo igatama akantu wese twe kugatama wese ntibakora amapati ariko icyo abantu bakwishima ukababara ubwo utari bwemeye ko turi abanyarwanda tugomba kubaho naho ajya abaho muri peni nta tolerance. Niba uri umunyarwanda utemera ko undi munyarwanda agomba kuba mu bwisanzure nawe iyo peni urayijyamo. Izo pati zabo nabo zifunge izo ntore natwe reka tugire intore dutinya gukora pati ngo hatagwamo aka nabo rero hareka kajye kagwamo
oya ibintu by'iterabwoba byo bigomba iryo terabwoba ryo bazaritera abandi atari bandi neva n'abayoboka n'inshuti zanjye n'abafana banjye na generasiyo yanjye ubwo bwoba mu butera abandi mwaragiye mwifatira abasaza twagira mu ngo mubatera ubwoba abasaza bafite ukuri bafite amateka ya nyayo mubatera ubwoba murenda munabica abo mwishe nabo ino generasiyo aho kugira ngo imuyicira bica ndabibabwiza ukuri we Kagame n'ingabo zawe izo nterahamwe zawe by the way Sheila niba utarabona n'ujyana kikomereje ariko ndagira ngo mbanze mbwira aba bantu hari abantu bajya bambaza ngo badi muzabinyuza mu yenzira ngo ukureho Kagame ubwo yahubwe ngo unyuze mu yenzira nzanyuza mu yenzira se ko nababwiye ko umurozi yikora mu nda Kagame ntimunagire ngo we tuzakina kumusunikisha amasasu no Kagame azava mu gihugu yirukanka cyari yikubite ku gasoza ashwanyagurike you know why we yiyubakiye urupfu ntabwo wafata abantu ngo banige unyunyuza uturaso twose ariko sha iyo muvuga gutyo mu Kagame azakurwaho n'iki mukeka ko n'afande bose batabyaye ariko abafande bose ba Kagame ntabwo ari uko yababane bose yarabici mubona se yarabasha gufunga abana ba Rwigema mukajyanga afunze n'abandi Nesura nakuba ngo Kagame nzamukuzaho iki nzamukuzaho imbunda we yifitiye ku giti cye kubera ko Kagame utari kubaje abantu ro baranseza buri abaturage b'u Rwanda kubera kugendera mu kigare ntago bajya bakurikira ngo bamenye buri kintu cyo gisobanuye ntago muri kumenya iyo nzara iri kubasatira ikisobanuye ndashaka kubwira ko iyo nzara igusatira we wikwibara banze umenye ko Kagame afite ibihumbi birenga 50 by'abasirikare agaburira buri kwezi ibyo bihumbi 50 by'abasirikare bifite abagore bifite ingo ntago abagore batuye mu kigo ntago Kagame bishyurira abasirikare no bishyura abagore baba amazu no babishyurira za essence mu modoka yabo nese wagize ngo umusirikare we aragura essence y'ibihumbi 5 inshuro ebyiri nayo itavuga ati arunutsa no ngo fuck you nayo itavuga Kagame ngo fuck you ntago bishoboka ntago umusirikare ari gure essence y'ibihumbi 5 kwezi kandi ahembwa ibihumbi 45 ahita avuga atari kubunda aka Kagabo bisaba iki guhanura iriya ndege nk'uko ko kahanu ya Habyarimana cyangwa bisaba iki kukarestinga ko kari kwica abantu ntago Mubaraka abana be ubu Mubaraka ntashobora kujya muri Tanzania ntashobora kujya yagiye muri Turukiya hariya ntashobora kanagira muri Amerika bari abo nta muntu wabashyiraho amaboko kuko bera ko buzuye amaraso nk'aya Kagame bagomba kurinda Kagame nk'uko birinda ko barabizi umunsi Kagame yavuyeho no bazajya imbere y'ubutabera ariko Kagame boss wabo abagejeje nabo ku rwego batabasha kwirinda nimba batabasha kwirinda se bazamurinda gute kongeye mubwira Kagame arega Kagame azirasa uko yirasa mu kirenge buri munsi buri anejo wundi yirashe mu kirenge imbere y'ababyeyi baba mama bagiye kugise bakabyara abana babo imbere yabo Kagame akamuca umutwe atakatiwe n'urukiko gucibwa umutwe akabarogera abana babireba niyo mpamvu nawe mama agiye koga ba Kagame bisobanuye gari kindi bazamwishyura arega nabo bararya agenda mu restaurant mu umutekano ibyo tutagira umutekano Trump se bamuraje nta mutekano afite mucyo nimba twumva wafungura mikro yawe nari mbonye Imana si kiganza murakoze cyane wakongera ijwi murakoze cyane ku bw'ikiganiro muduhaye cyose cya mbere nari mfite muri kuvuga ko umuntu yajya kusanya amakuru y'izo ntore zisapotinga ibyo byihebe ese ni gute nk'umuntu atanze amakuru yaba ari protected inama numva natanga yenda mwakora uburyo ku buryo umuntu atanga amakuru ari anonymous uburyo niyo yakira atamenye ngo aturutse ariko akaba ari uburyo bwo mwebwe mwajya muyiverifyingira nk'urugero nka Wikileaks na website jobana kwit isora top secrets file ariko ugasanga nyiri website niwe ifite control so nubuye buryo mwega muteganya ikindi cya kabiri nashaka kubaza Kagame aheruka gusinya amasezerano
ya health ya partnership na health na USA. Ayo masezerano ibihugu byose byo muri Afurika byarayanze kuko um, uh, Amerika igiye kuzajya exploitinga data zacu like guhera muri DNA z'abanyarwanda, health, ukuntu data zose ziri related na health system yacu. So means yuko future bashatse bazaduteza iki cyorezo runaka cyangwa se bagapredictinga health condition y'igihugu. So ibihugu byose byo muri Afurika byarabyanze, ariko Kagame kubera na parliament yiwe icyemezo gikora ku giti cyiwe, mubona mwajya mumwe exposinga gute kuri ibyo bintu, kuko muba agreement amaze gusinya y'amamiliyoni azayarya, ariko abasinyanye amasezerano yuko data z'abaturage z'abanyarwanda zagakwiye gufatwa nk'iziri sensitive, zizaba ziri kuba zikoreshwa n'umunyamerika mu nyungu ziwe. Mu by'ukuri ubwo urumva ko umunyamerika azaba adufiteho access, icyo yazikoresha cyose ntabwo tukizi, kuko urumva we azagira genome zacu twese nk'abanyarwanda. So ni iki kintu mu bitekerezo murakoze. Okay, urakoze cyane. Twamucya ku bibazo bibiri tubajije. Ikintu cya mbere navuga ku kintu cyo kuvuga ngo abantu berindira umutekano wabo gute, hari ikintu Kagame yashyizemo abantu cyo kubashyira mu bwoba, cyo kubabwira ko ahantu hose abareba, cyangwa se bitewe hari n'umuntu ushobora gutanga amakuru ariko agatanga amakuru wenda tuvuge akorera muri guverinoma y'u Rwanda, akorera muri leta, aho hantu urumva ko ari muri high risk zone bitandukanye n'abantu bashobora kuba bari muri diaspora, bitandukanye n'abo bantu dushobora kuba tuvuga ngo badushobora kuduhereza ngo amakuru y'ibintu bibera mu magroupe ya WhatsApp, mu magroupe atandukanye. Kuko gusobanura wenda uburyo bwo kwinda cyangwa gutanga amakuru, ndagira ngo mubaze aba Kagame bayamuha we arabazi nese ntabana nabo, nese naba yasangiye nabo, nabayagendanye nabo muri bus, ntibamutwara kuri moto se? Simple, mu byoroshye kuneka ntabwo bisaba